Evode uhakwereka ukuntu nari imeze ntaramwakira, nari ikintu kibi, nari mfite ububi, nari imeze nk'ikijura, meze nk'ikintu cy'ikimayibobo. Ngiye navukiye mu nzu y'ibyatsi kubera ko mama yari yaransize nduruhinja, bandazaga iruhande rw'amashyiga, niho bansasiraga karago bakanyorosa kandi kugira ngo nze gushyuha ntaza kubyimba inda. Narwaye imvunja, nzirwara mu amano yenda gucika, ndwara amavunja kubitsi, ndwara amavunja ku mukondo. Ndibuka hari n'iryo bigeze bampandura ku gutwi. Twari kumwe aho munsi y'urutaro, ingwe idusanga iza aho ku rutare irahadusanga, ntiyahuma ntiyavuga, ahubwo amaso ye aradukanurira dusoma Bibiliya. Ntitwagira ubwoba y'ingwe. Mushyiraho ikiganza nkamusengera agaturika nk'ibigori, agahita ahaguruka akamperekeza. Abantu bibwiye yuko ari maje ndimo nkoresha, baravuga ati namara kugenda arongera aryamye. Kugeza uyu munsi atuye hano Kacyiru. Ikindi gitangaza Imana yankoreye ni hariya hantu navukiye kuri Ruhondo hasi. Uyu munsi wa none Imana ikaba yarahinduye ubuzima bwanjye ku buryo bugaragara. Iyo ngezeyo banyitiranya n'umupadiri mukuru wa paruwase ya Rwaza. Evo, Imana ihindura amateka. Kwitiranya na Padiri Prophet. Nsa n'abapadiri. Shobundi nafashe umukristo yaragiye mu bapfumu kandi uririmba muri korali. Narababaye cyane. Reka nanjye ngushimire ko ugarutse ku Isezerano TV kureba ibyo twaguteguriye. Nshimire inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye, yaba ari hano mu Rwanda, mu Burundi, cyangwa se reka mvuge no muri diaspora. Ndabasuje aho muri mwese. Kuri kamera nkuko mubibona turi kumwe na Prophète Olivier. Twishimiye kongera kubana nawe. Murakoze Evo. Hano habaye mu rugo. Habaye mu rugo, ndi kuhagirira ibihe byiza. Amen. Shimira abantu bose bakomeje kutwereka ko badukurikira 5 kuri 5. Bagenda babitwereka kuri komenti, bagaragaza ko ibyo mubakorera Evode bibanyura. Profe, ubushize twaganiriye ku buhamya bwawe, hano wavukiriya mu Burera. Yego. Harya ni muri Burera, ni kuri Ruhondo? Ni muri Ruhondo, ku kiyaga cya Ruhondo. Kuri Ruhondo. Ubwo kwera ifatanye na Burera hari ukuntu njya mbyitiranya. Buriya buzima bwose wanyujijemo ni iki bikakwigishije? Ikintu buriya buzima bwanyigishije ko kubaha Imana ukagendana n'Imana biri mu ibanga ryo guhindurirwa amateka umuntu naho yaba yaravukiwe ahantu hatazwi, naho baba batamuzi, ariko yaramenye Imana ishobora kumumenyekanisha, ikamuhindura icyo abantu bifuza. Ubushize nsa nkaho nari nakikubajeho nkubaza ntise kuba waravukiye muri ubu buzima, kuba waravukiye muri ubu buzima akaba harawugeze ngaha hari byatewe na nuko guhinduka cyangwa se ni Imana niyo yabikoze. Urambwira uti yego, hari aho bihuriye ko kuba umuntu abaho mu buzima bubi nyuma agahindurirwa amateka, hari aho bihuriye nuko Imana imukoresha cyane. Nuvuga ngo hari nk'abantu bajya kuvuga ngo Imana ngo ushaka kugukoresha ngo ibanza kukunyuza mu bintu bikomeye. Nibyo koko kugira ngo Imana igukoreshe ni ngombwa ko ibanza kukunyuza mu bintu bikomeye, cyangwa ushobora no kugukoresha itakunyuje mu bintu bikomeye? Uriya Imana nabonye imeze nka kamanda. Usibye kari na kamanda. Gukoreshwa n'Imana ukaba igikoresho cy'Imana, hari ubwo bitanga bisaba ikiguzi. Ikiguzi nta kindi, ni ukwemera ko Yesu ari umwami n'umukiza. Waridu ni ukubanza ukamwatura
wamara kumwatura ukimura ibintu bigaragara nk'imyanda muri wowe ukabikoropa, cyangwa Yesu akabikoropa akabikuramo, yamara kubikuramo ukemera kuba umwigishwa we, wamara kuba umwigishwa we ukagendera kuri gahunda ye, noneho aho ngaho niho ugirirwa ubuntu bwo kuba watoranywa ukaba igikoresho cy'Imana. Naho kuvuga ngo Imana kugira ngo Imana ngirabanze gakaranga, nibyo irakaranga. Ntago nakijijwe ngo mpite mbonera ikoti, ntago nakijijwe ngo uyu munsi ngo buke mbe ntwaye iriya modoka ubona. Oya, ntago nakijijwe ngo uyu munsi mbe mpite mba pasiteri. Urabanza ugaca muri training ya Kristo, kabanza akakweza akagutunganya, yamara kugutunganya akagutoranya m'icyo ugomba kuba cyo abona ukwiye kuba wabacyo. Nyuma yaho niho utangira rero kugenda ubona ku migisha yo mu gakiza k'Imana. Ni kumuririmbye aririmbye aravuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana ku buntu narayihawe. Nayihawe ryari? Igihe nihanaga ibyaha. Abantu benshi rero badukurikiye ntibatwumve ukundi, batagira ngo kuza mu gakiza niho hari amafaranga, niho hari amamodoka meza, niho hari bya bindi byose byo mu isi abantu bakenera. Oya, abapagani barusha abakristo ubutunzi. Icyo turusha cyane abapagani n'ubuntu twagiriwe bwo kumumenya. Uko kumumenya bigatuma tugenda tumenya no ku mabanga ye, bityo tukagira itandukaniro n'abapagani. Noneho ikindi kidufasha, turanyurwa Yesu iyo yatashe muri wowe agakorera muri wowe, ubuzima bwawe bubanza kwakira ko Yesu ahagije muri wowe. Nicyo ubwo mbega habaho kunyurwa. Kandi urabizi, uri umukristo mwiza, ubuhamya bwawe ndabuzi, nta kintu kiryoha nko kuba uri muri Yesu neza, wuzuye umwuka wera, wuzuye ijambo rye. Nta munezero uryoha nkawo. Evode uhakwereka ukuntu nari imeze ntaramwakira, nari ikintu kibi, nari mfite ububi, sinabikubwira gute, ko nari imeze nk'ikijura, meze nk'ikintu cy'ikimayibobo, kandi ntari mayibobo, ahubwo narahindanijwe n'ibyaha. Nkimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, maze kubatizwa mu mazi menshi, mpindutse umwana w'Imana, ubuzima bwanjye bwatangiye kugenda buhinduka umunsi ku wundi, kugeza n'uyu munsi mbona bugenda buhinduka. Ntago nigeze ncuruza, ntago nigeze nkora kandi kazi, njyewe nabaye mu muhamagaro kugeza n'uyu munsi. Imana igenda impindura ubuzima uko bwije n'uko bukeye. Profe, hari umuntu ushobora guhita yibaza, uravuze uti sinigeze ncuruza, sinigeze, uyu munsi urasa neza, wanabivuze uti iyi modoka ntwara. Umuntu ashobora guhita yibaza, niba umuntu adacuruza abaho gute? Kugira ngo abantu baze kumva inzira binyuramo. Inzira binyuramo nta kundi nukuba n'amasengesho. Ubundi iki kiganiro nagihaye umurongo uvuga ku mbaraga z'amasengesho. Iyo umuntu ari mu masengesho akagera ku rwego ahinduka amasengesho,
ni hahandi Imana imusiga amavuta aherekejwe n'impano zayo, noneho ugasigara buri muntu wese ukubonye akumva nk'ubu ukundeba sinzi kugura costume kandi nambara amakositimu ahenze, sinzi kugura urukweto, nta kintu na kimwe yaba n'iyi telefone ya ubuzima, nta kintu na kimwe ngewe nzi kwigurira ubwanjye, kandi ntago njya ngira umuco usaba. ubona bituruka he? Ni amasezerano, ni mu masezerano. Reka noneho twitse kuri izo mbaraga z'amasengesho, kuko ayo masezerano ava mu masengesho. Imbaraga z'amasengesho wabonye zikora iki? Imbaraga z'amasengesho nabonye zihindura amateka y'umuntu agahinduka. Gute? Nkuko twabivuze mu kiganiro cyashize, yego, cyangwa se iki kiriho bakireba, mu mbaraga z'amasengesho hariho gukira abadayimoni. Mu mbaraga z'amasengesho hari ukubohoka. Mu mbaraga z'amasengesho hari ugukira karande. Mu mbaraga z'amasengesho hari ugukira kw'indwara aba dogiteri bananiwe. Mu mbaraga z'amasengesho hari ukugukura hasi ikagushyira hejuru. Mu mbaraga z'amasengesho hari ukuzingurwa kw'abazinzwe. Mfite ubuhamya bw'abantu benshi n'ubu rwose barankurikiye ndabizi, bari hirya no hino ku isi. Twasenganye, twajyaga dukora amasengesho y'iminsi 7, amasengesho twitaga ngo siko bizahora. Amasengesho yari afite intego avuga ngo siko bizahora kuba mutegereza. Twakuraga amasengesho y'iminsi 7 covid itararangira, amasengesho y'imbaraga yo kutarya, yo kutanywa, iminsi 7 turaho tuba ku mikeka, ntawe ukaraba, ntawe wiborosa kugira ngo hatagira n'utuzi tumucika ngo tugwe mu nda. Ni ukuvuga ngo turi mu mwanya wo gusenga, tutibuka ibyo mu rugo, tutibukahe. Aho ngaho twasengeraga abasazi bagakira, twasengeraga ingumba zikabyara, twasengeraga abazinzwe bakazinguka, twasengeraga abarwayi b'ibicuri bagakira. Nk'uko gukira rero kw'abantu benshi, niho ngarutse ku migisha yo mu gakiza k'Imana. Niho wajyaga kumva umuntu araje akavuga ati pastor wansengeye narabaye pararize ndakira, none ndumva umutima wambwiye ngo nzane ituro ry'ishimwe rya costume, ndagira ngo unsange mu mujyi uzuritware. Ngiye imigisha yo mu gakiza k'Imana. Mwayo masengesho twakoraga hari ubwo abantu benshi, kuko twashyiragaho n'icyumweru cyo gushima Imana. Kabona umuntu araje aravuze ati kubw'ibyo Imana yankoreye nguriye Pasiteri essence y'ukwezi kose. Undi akaza ati kubw'ibyo Imana yankoreye nari narazinzwe, naragiye mu bapfumu, naragiye ahantu hose, nta mupfumu ntagiyeho, ariko kubw'Imana yankoreye ubukwe, uyu munsi wa none nkaba ndi umumama w'abana, mbana n'umugabo wanjye neza. Uyu muhanuzi, uyu mukozi w'Imana muguriye urukweto rw'100,000. Ngubwo ubuzima Imana yagiye intungiramo kugeza n'uyu munsi. Ntunzwe n'amashimwe y'abantu nasengeye, barwaye bagakira, barazinzwe, barwaye abadayimoni, barwaye abasazi, bari mu mbese abantu bazi igikondo ku mazi, bazi impano nakoreragamo ya deliverance yo kubohora abantu, yo gusengera abasazi no kwirukana abadayimoni mu bantu. Mu cyumweru cyakurikiragaho cyabaga ari icyumweru cy'amashimwe. Kugeza uyu munsi ndacyarya amashimwe y'abantu bagenda bakira, baza gushima Imana ku rusengero. Profe, ndagira ngo kugira abantu baze kubyumva neza,
utubwira amasengesho wumva warabayemo nibura nk'ibihe bibiri Imana igakora ikintu ukavuga uti Imana nanjye ndagushimye. ni amasengesho nakoreye ku musozi wa Byumba ahantu bita Kadeshi munsi y'inkambi y'abanyekongo. Niyo masengesho nasenze imvura inyagiriramo iminsi ibiri ijoro n'amanywa, iminsi ibiri ndi munsi y'urutare. Ingwe ikansangamo ikandinda uriya munsi ntabwo nzawibagirwa. Ndabyibuka nari ndi kumwe n'umukozi w'Imana umwe witwa Redefonse, ubu yagiye muri Amerika, Imana yamukinguriye umuryango. Twari kumwe aho munsi y'urutaro, ingwe idusanga iza aho ku rutare irahadusanga. Ntiyahuma ntiyavuga, ahubwo amaso ye aradukanurira dusoma Bibiliya. Ntitwagira ubwoba y'ingwe. Dusoma Bibiliya. Ibyo byarabaye si motivasiyo. Ubwo buhamya hari abantu babuzi benshi. Turangije gusoma Bibiliya, ingwe irongera irigendera. Hari saa 9 z'ijoro. Nuvuga ngo mwasomesheje Bibiliya urumuri rw'amaso y'ingwe. Urumuri rw'amaso y'ingwe. Ntitwagira ubwoba kuko Imana yatubwiye ngo iradukorera igitangaza kitazibagirana mu mateka yacu, ko hari Imana irindira n'ahantu hadashoboka. Mwari mwayibonye ko ari ingwe rwose kinini cyane, cyaraje gihagarara imbere y'urutare. Twari dusa nkaho twugamyemo imvura, kuko imvura yaragwaga mu iryo joro. Nimba nayo yarije kugira ngo yinjiremo igasanga turimo, ntumbaze. Yo yahagaze aho ngaho nk'iminota, ni nk'iminota hagati y'10 na 15. Icya kabiri ahandi Imana yakoze igitangaza. Ndagira ngo mvuge ayo masengesho igitangaza Imana yankoreyemo. Yego. Icyo gihe nari mfite icyifuzo cy'ahantu ho kuba. Nararagaho bwije icyo gihe ndi gusaba Imana amafaranga 25,000 yo gukodesha geto yo kubamo. Nari nyiri umusiribateri. Yes. None najyanye icyifuzo cyo gusaba Imana utwo dufaranga ngo nkodeshe, ko nari ndambiwe guhora utwenda ntunyanyagiza ahantu hatandukanye ntagira aderesi. Noneho uwo munsi nasenze amasengesho ndira nkuba amaguru. Imana irambwira ngo ntago ndi buguhe amafaranga yo gukodesha, ahubwo ndaguhinza aho wasebeye. Ubu uyu munsi ntuye Igikondo. Imana yahampaye inzu nziza cyane, ndayishimira Imana. Mw'icyo cyumweru turi mwayo masengesho, hari umuntu nasengeye yaburanaga urubanza rukomeye, nduvuza abantu bose babimenya, kuko yaburaniraga iniyoroke urubanza rukomeye cyane. Ntago nabisobanura neza, abantu ndabizi bahita bamumenya. Noneho turasenga, ndi kuvuga ku mbaraga z'amasengesho. Yego. Duhamagara Imana, ndi kumwe nawe, hanyuma ijwi riravuga ngo Uwiteka akuyeho arenganuye uwo muntu. Nk'ikimenyetso cy'uko imurenganuye nuko itangazo rigiye kunyuraho ko ahubwo ibyo yakurikiranwagaho ko habonetse umuntu w'intandaro yabyo. Ahinduka umwere. Amaze guhinduka umwere, ndabyibuka, ntago ndi buvuga hariho kuko bahita babimenya. Arampamagara anjyana muri hoteli ntari buvuge batamenya uwo muntu. Arangije aravuga ati Imana ikorera muri we irakomeye. Arambwira ati nge sinzi gusenga nkawe, ariko hari ikintu nakora nibura Imana ikabona ko hari ikintu nkoze kigaragaza ko nyishimye. Mbwira ni ikihe cyifuzo nawe ufite kugira ngo tukirebere hamwe turebe icyo gukora. Ndamubwira inti rwose Imana iramutse impaye inzu yaba inkoreye igitangaza gikomeye.
arangije arambwira ati nibura inzu ahiwanyu idahenze ariko nanone ushobora kubamo ukumva uratuje ni nka miliyoni zingahe. Ntago ni naratunze amafaranga ngo menye ngo amafaranga, nta nubwo ninzi ko n'agaciro k'amazu, kuko iyo nzu nyimaranye imyaka igera muri 12. Ndamubwira nti nibura inzu ya miliyoni 5 yabibaye. Yarasetse arambwira ati inzu ya miliyoni 5 ibaho? Ati genda ubanze ubitekereze neza. Turimo kuvuga ku mbaraga z'amasengesho. Yego. Arabati genda ubitekereze neza noneho uzagaruke umbwire. Ngenda ntabonye igisubizo kandi cyari cyaje. Noneho ntago nabitinjije, nahamagaye umuntu w'umukomisiyoneri ndamubaza nti inzu iciriritse ariko idaciriritse cyane yagura ngahe? Ati nka miliyoni hagati y'9, kwicyo gihe amazu yarahendukaga. Miliyoni 9, miliyoni 10 ushobora kuba wabona inzu, ushobora kuba wabamo. Mba ndamuhamagaye nti nabonye inzu ya miliyoni 10. Aravuga ati none ahita ufata indege uze uyafate. Yampaye ibihumbi 15 by'idolari. Unagombye gutega ujyayo indege, kuko yarambwiye ati genda ubitekereze. Ankatishiriza itike y'indege, yayikase online ndabyibuka. Iyo tike nayisanze Kanombe. Naragiye ntangiranga muntu bansohorera itike yanjye. Arambwira ati fata indege uze ufata ayo mafaranga hanyuma unyereke ko wayiguze umpe amasezerano y'ubuguri. Mpamagara abakomisiyoneri nti mundwaneho, inzu barayibona, ndagenda ndayishyura. Icyo nicyo gitangaza yankoreye kuwo munsi cyambere gikomeye gitangaje cyacanganyikishije abantu twasenganaga. Ikindi gitangaza cya kabiri navanye mu masengesho, ari nayo mpamvu turimo kuganira ku mbaraga z'amasengesho. Numunsi narindi mu masengesho y'imisi 7 aho ku rusengero ya deliverance yo gusengera abarwayi. Umuntu akantunguza kontake y'imodoka, akanzanira kontake akavuga ati bya bindi wampanuriye byuko nzaba ministiri, yuko nzaba umuyobozi wa kaminuza, yuko nzaba ibi nibi, ntago ndi bumuvuge ubu ndabizi nawe arankurikiye. Ati byarasohoye. Rero imodoka nagendagamo bampaye imodoka, ndifuza ko iyi modoka uzajya uyigendamwo ikagikorera Imana. Ngiki gitangaza kindi. Niba ngo wowe wari wamuhanuriye. Yes. Ikindi gitangaza cya gatatu nukubona umuntu urwaye paralize, wari umaze imyaka 8, mushyiraho ikiganza nkamusengera agaturika nk'ibigori, agahita ahaguruka kamperekeza. Abantu bibwiye yuko ari maje ndimo nkoresha, baravuga ati namara kugenda rongera ryamye. Kugeza uyu munsi atuye hano Kacyiru, naranabivuze ubushize. Kubona nasengera umuntu agaturika nk'ibigori yarangiza akamperekeza amaze imyaka igera muri 7 ari paralize, aryamye. Ibintu byose abirangiriza aho ngaho, bamwoza nk'umwana. Ni umukongomani kazi w'umusiramu atuye munsi y'umusigiti wa Kacyiru. Abantu bankurikiye rwose nimba bakeneye kumenya neza ubwo buhamya bw'uwo mama, arahatuye ntakodesha. Nubishaka tuzakurirayo n'ikiganiro, nawe tanga ubuhamya. Imana iramukiza. Icyo ni ikindi gitangaza Imana yankoreye. Ikindi gitangaza Imana yankoreye ni hariya ahantu navukiye kuri Ruhondo hasi. Uyu munsi wa none aho hantu navukiye Imana ikaba yarahinduye ubuzima bwanjye ku buryo bugaragara. Iyo ngezeyo banyitiranya
n'umupadiri mukuru wa paruwase ya Rwaza. Icyo ni igitangaza nanone gikomeye. Evo Imana ihindura amateka. Kwitiranya na padiri Prophet. Ufuko nsa n'abapadiri. Niyo ntwaye imodoka mu muhanda. Surute ko n'imodoka ntwaye imeze nk'iy'abapadiri. Abapolisi baravuga ati padiri ati rwose ugerageze ugende neza. Ati urabona hari ibibazo by'impanuka n'ibiki. Ati mugerageze mugende neza kandi mugerayo amahoro. Turashimira polisi y'igihugu ikomeza kandi ko ducungira umutekano haba mu muhanda haba no mu nzego z'umutekano muri rusange. Profe ngira ngo abantu babashe kubisobanukirwa. Reka noneho turebe inyuma kuki hari abantu basenga ariko ntibasubizwe. Biba byagenze bite? Oya. Uriya nanjye ntabwo nahise nsubizwa. Twavuze yuko mu gakiza twavuze yuko iyo winjiye mu gakiza ntabwo bivuga ngo ugiye kwakira iby'isi bifatika. Oya, ni ahantu utunganirizwa kuba umukristo. Noneho nyuma y'ubukristo niho ugenda ubonera imigisho yo mu gakiza k'Imana. Nubwo uriya munyamasengesho atinze gusubizwa, nubwo uriya munyamasengesho atinze kubona ibyo yabwiwe n'Imana, Bibiliya ijambo ry'Imana ravuga ngo hahirwa uwizera yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Byanga byakundura umuntu azasubizwa. Nanjye wagendaga ndaraho bwije, wagendanaga akabaraje ndaraza imyenda aho nyuze hose. Ntabwo ari ibintu byabaye mu mwaka umwe, mu myaka ibiri. Namaze nk'imyaka 5 yose ngenda ndaraguzwaho bwije ntagira homba. Imana inkoresha ibitangaza, nkijijwe neza, nkora umurimo w'Imana uko bikwiriye. Mu gihe cy'Imana, Imana irantabara. Uriya munyamasengesho namubwira ngo kuba Imana itaragusubiza, kuba Imana itaragutabara, ntago yakwibagiwe, ntago yakwigirijeho nkana, ahubwo iri kubanza kugutegura kugira ngo igihe izaba yaguhaye ibyo igomba kuguha bigufasha kuyishima. Ibanza igutegure utazishyira hejuru hanyuma ukibwira ko hari icyo waruhije abandi, ukibwira yuko hari icyo wakoze ku Mana gituma igusubiza deregiti. Ahubwo ibintu by'Imana ni gutya, tape kuri tape nyine gutyo. Ntabwo abadukurikiye bataza gukizwa cyangwa se n'abakijijwe badakomeza kwivovotera Imana bakavuga ati ni kubera iki abandi basenga bagasubizwa twe ntidusubizwe. Ibintu by'Imana ni ku murongo, ni ku murongo. Ko hari abantu bashaka kuba bakizwa noneho bashiturwa nuko abantu barimo babahanurira ibyiza gusa. Gusanga abantu bakijijwe ariko bashituwe nuko hari umuhanuzi uri kubahanurira amaviza, ubahanurira iki. Ibyo ntago bishobora kugira ingaruka byo ku murimo w'Imana. Noneho abantu badukurikiye babanze bumve ko abapagani batazi Imana nabiyo viza barayibona, ayo mafaranga barayabona, ayo mazu barayubatse meza cyane, nta n'umutunzi nkabo. Abo bantu babahanurira ibyo bintu, nanjye hari ubwo Imana ishobora kukunyuzamo ikambwira ngo iguhaye iki n'iki jya nabinyuzamo, kuko beshi banzi ku mpano yo kwerekwa no guhanura. Mpanura ku buzima bw'umuntu, ngahanura ibyabaye n'ibizaba bitewe n'uko Imana ishatse kunkoresha ako kanya. Ariko nk'uko bivuze mw'iyi minsi hari abantu, hari abahanuzi, ntago ndi bubavugeho byinshi, ariko rwose babeshya abantu. Gasanga umuntu aracyari umusinzi, aracyari umusambanyi, ntarakizwa, utangiye kumuhanurira
ayo maviza, izo modoka, ibyo biki n'ibiki ubwo atarakizwa. ubihanuye bwo ntago byasohora, ntago nge nakwemera binasohoye si byamumarira iki. Dufite abatunzi bangana icyano badafite amahoro, badafite umunezero, badafite ubuzima, birirwa bakanuye barara kuri televiziyo bukabakera. Ngewe nzi ko Bibiliya iravuga ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizaza ari inyongera. Ntago umuntu akwiye kuza mu gakiza aje gushakamo ubwo butunzi, nabwo ni bwiza, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana ikifokasingaho cyane ni ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizaza ari inyongera. Nanjye Olivier nabanje gukizwa, natura Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ntaje gushaka aya makote, ntaje gushaka ziriya nzu, ntaje gushaka ziriya modoka, ntaje gushaka kiriya cyubahiro abantu bampa, kuko ntago nari nzi ko abantu banyubaha ku rwego banyubahamo, ntago nari mbizi. Ibyo ni ibintu byaje nyuma yo gukizwa no kubana n'Imana uko bikwiriye, kandi uyu munsi ndacyagerageza kumva nshaka kubana n'Imana uko bikwiriye. Naho kuvuga ngo umuntu yaza gukizwa ngo nuko yabonye Olivier kuri kamera, ubu Imana yaramuhinduriye amateka, yaramuhaye inzu, yaramuhaye imodoka, yaramuhaye kugenda mu ndege, yaramuhaye kumenyekana mu bakomeye, yaramuhaye kuba umushumba w'itorero ringana kuriya, ngo reka nanjye nkizwe ngo niko bizagenda. Aho ngaho reka nkubwire, ibyo nubikora uzaba uri mu buyobe bukomeye. Ukizwe, uve mu byaha, uve mu kuvangavanga. Nawe wakijijwe wirinde kuvangavanga. Nimba warakire Yesu, gumana Yesu. Biratangaje mw'iyi minsi abakristo basigaye batinda gusubizwa n'Imana bakajya no mu bapfumu. Sho bundi nafashe umukristo yaragiye mu bapfumu kandi uririmba muri korali. Narababaye cyane Evo. Agasenga akajya no mu bapfumu. Akasenga akajya no mu bapfumu. Urabonaga mu gusenga wenda abamuhanura bitari gusohora cyangwa se atari kubona. Urumva cyarambabaje. Ese profe ubundi wamuganire, reka turebe na kuri ako kantu. Niba umuntu wamuhanuriye ikintu agomba kugitegeza igihe kingana gute? Kuko nkuko nabivuze ushobora gusanga wenda baramuhanuriye akavuga ati nubwo biri gutinda reka nicira inzira wenda cyangwa se nabo batanamuhanura ariko hari ibyo ashaka kugeraho. Bibiliya iravuga ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Rwose umukristo wabangikanije Imana na warabizi biramudindiza mu buryo bw'amasezerano. Umukristo wavuye mu byizerwa akaviyora inzira y'Imana, ubwabyo biramudindiza. Kuba mu Mana ni nk'umunyeshuri ugiye mu wa mbere. Urabizi warize kwiga nta cyiza cyo kwiga. Kwiga ni imvune, kwiga ni stress, ariko iyo urangije amashuri utangiye kubona akazi, utangiye kuvuga Icyongereza neza, utangiye kuvuga Igifaransa neza, utangiye kwandika neza, utangiye kubona umusaruro w'amashuri yawe, uravuga ngo ntago navunikiye ubusa. Rero n'abana n'abakristo batinze ku musozi, umusozi w'ibigeragezo, umusozi wo kudatabarwa, navuga ngo biri kwicira inzira ngo birwanirire, kuko ibintu by'Imana navuze ngo ni ku murongo. Iyo ushatse kwirwanirira ugashaka gusunika ngo wikure mu bigeragezo urimo, wenda wari ugeze muri mwatsiye y'umusozi, urongera ugasubira inyuma ukajya gutangira, urongera ugasibira. Urongera ugasibira. Ibintu by'Imana niko bigenda. Ni ukuvuga ngo rero umukristo ubu niwe ndi kuvugana nawe nonaha wakijijwe, urimo kwirwanirira, urimo kwicira inzira, utari gutegereza ubushake bw'Imana, ari kwisubiza ku gatebe ko mu wa mbere, kandi yari hafi kugera aho Imana yamuteguriye kugera.
ndumva ari cyo nsubije ahari nimba ntibeshe. Profe, wenda turimo tunagana ku musozo, ndashaka turebe hari abantu baba barakijijwe ariko batagira igihe cyo gusenga. Kubera iki batakigira? Ariko barahari, ndashaka kugira tubagira inama, tubafashe ni gute ashobora kumva, ashobora kugira cyangwa se gufata ibyo gusenga, ni gute yabigenza kugira ngo ibyo abantu babasha kubikunda, ni izihe nyungu azakuramo? Reka tubanze tubabwire banze bakizwe. Nuvuga ngo ntabwo yakijijwe. Umuntu iyo umuntu adasenga, ntaba nakijijwe. Ntaba nakijijwe kuko ubuzima bw'umukristo ni amasengesho. Uzarebe n'umuvugabutumwa udaheruka amasengesho, iyo ageze ku ruhimbi kubwiriza aba nk'icyugi. Ntabwo uzi urugi rutagira amavuta, rwaba urw'imodoka, rwaba urw'inzu, iyo urukinga rurasakuza ngo urumva? Umuvugabutumwa ubwiriza, ufashe mikoro agiye kubwiriza atasenze, n'utari umunyamwuka arabibona. Umupasiteri utagira amasengesho, wigisha teoloji, ugendera mu mahame ya teoloji, uramureba ukamumenya. Ikimukwerekana iki? Arwanya abanyamwuka bo mu rusengero ayobora, arwanya ubuhanuzi. Mbese nta kintu abagendera ku mahame y'idini gusa, ibintu by'umwuka nta hantu abahurira nabyo. Bishatse kuvuga ngo rero mu mbaraga z'amasengesho hariho kuzura umwuka wera, hariho kwakiramo impano z'Imana, harimo kwizerwa n'Imana ikagukoresha ibitangaza. Mu mbaraga zo gusenga harimo gukira indwara, harimo kwirukana abadayimoni, harimo kuzinguka kw'abazinzwe, harimo kurenganurwa kw'abarengana. Mu gusenga harimo byinshi bihindura ubuzima bw'amateka y'umuntu. Nanjye amateka yanjye yarahindutse, kugeza uyu munsi ndacyabona imbaraga z'Imana ku buzima bwanjye. Profe, wenda nubwo twavuze ngo hari imigisha abantu babonera mu gakiza, ariko hari nk'ikindi kintu abantu bajya bakunda kuvuga ngo abarokore ni abakene. Nkuko wabivuze, ntago abatunze abarokore aribo batunze, abapagani bafite ibirenze ibyo ngibyo. Abantu bavuga ngo bari abantu ngo ni abakene. Kuba abantu nabwo ari abakene kandi bitwa ko bakorera Imana ishobora byose, bwo ntago ari ikibazo. Ntabwo abarokore ari abakene. Nimba ureba neza, ntabwo ari abakene, abarokore ni abakire. Kuko gukira kwa mbere ni ku mutima. Gukira kwa kabiri ni ukunyurwa. Yego. Gukira kwa gatatu, yego, ni ukujera neza imigisha yo mu gakiza k'Imana. Wow. Gukira kwa kane ni ukumenya gushima. Buriya umukristo udashima Imana ni umukene. Umukristo udatanga amaturo yo gushima, udatanga icyacumi, udatanga amaturo mu nzu y'Imana, udafasha abakene, ni umukene. Ariko muri bya bindi wita ngo ni bikeya Imana yaguhaye, wizemo kubishima Imana no kubikoresha neza uko muri gahunda neza y'Imana, uri umukire w'akataraboneka. Abantu bajyaga bavuga ngo abarokore ni abakene, rero ntekereza ko basobanukiwe. Oya, ntabwo ari abakene. Ari amazu tubona n'amamodoka. Uzi abantu uzi se ubukire ariko se wamugana ubukire ni iki? Umukire ni umuntu ufite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi, haravuga ngo wahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, ngo wahirwa abafite mu mitima yabo ngo inzira zijya i Siyoni, ngiyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, ngo imvura y'umuhindo ngo icyambika imigisha, ngo bagenda bagwiza imbaraga
haleluya. Ngo bagenda bagwiza imbaraga ngo umuntu wese wo muri bo ngaboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Rero urumva umukristo uri mu imbaraga za Kristo, urimo amasengesho, urimo umwuka wera, urimo kubaha Imana, umukristo urindiriye ibyasezeranijwe n'Imana. Nubwo ibyo bintu turimo tuvuga by'isi atarabibona, ariko aranezerewe mu mutima kuko Yesu yari muri wowe. Ntago ugira ishyari, ntago wifuza iby'abandi, ntago urarikiriye iby'isi, utegerereza mu masezerano y'Imana yagusezeranije igihe wasengaga. Umuntu rero udasenga, umuntu watakaje ibihe byo gusenga, watakaje ibihe byo kubaha Imana, uwo umva si n'umukene ahubwo ni nyakujya. Ni nyakujya, uwo gusabiriza nta bitinya, uwo kugenda aganya nta bitinya, kandi nta mukristo wo kuganya, nta mukristo wo kugenda asabiriza, nta mukristo ugenda agaragaza intege nke mu bantu bataramwizera. Kuko urumva uko nyine twitwa turi abakristo. Nimba turi abakristo, twambaye umwambaro wa Kristo, twambaye umubiri wa Kristo, twambaye ubwiza bwa Kristo, twambaye icyubahiro cya Kristo. Ni kubera iki se tugomba kugaragaza intege nke mu bataramumenya, kandi tumufite nk'umukire, tumufite nk'umunyabuzima, tumufite nk'umuvuzi wirukana abadayimoni, tumufite nk'umunyembaraga wanesheje Satani akamutsinda ikuzimu akanafungirayo, izo mfunguzo zikazakingura ibituro by'abera. Yesu ndagukunda, ndagukunda n'ukuri. Evo ugeze ahantu navukiye, nzaha kujyana kandi Evo ukahareba, wahita uvuga ukanandeba ukonsuka, wavuga uti Yesu agira neza cyane. Ngiye navukiye mu nzu y'ibyatsi kubera ko mama yari yaransize nduruhinja, bandazaga iruhande rw'amashyiga. Abantu sinzi nimba bayazi amashyiga batekeraho mu cyaro. Niho bansasiraga karago bakanyurusa kandi kugira ngo nze gushyuha ntaza kubyimba inda. Urumva? Aho hantu mu kimomo kuko nta mata yahabaga, nge bantekera bafataga imboga izi z'imbogeri z'ibyatsi bakazivanga n'ibijumba, bagahata ibijumba bagashyiramo ibishyimbo bitonoye, bagasekura bakabihindura igikoma, akaribyo bagenda bagashyiramo n'injanga bakabihindura igikoma kugira ngo nkire bwaki. Ubu narwaye bwaki nshura mu musatsi, narwaye imvunja, nzirwara ku mu amano yenda gucika, ndwara amavunja ku bitsi, ndwara amavunja ku mukondo. Ndibuka hari n'iryo bigeze bampandura ku gutwi. Ariko abantu bagiye babona ko Imana igira neza. Ibaza umuntu wanyuze ahantu ukabusa gutyo. Uyu munsi wa none kuba ndi umuntu umeze ukunguka abantu babona. Iyo mbona umuntu harimo akerensa ubuntu bw'Imana, iyo ndimo ndeba umuntu wagiriye ubuntu n'Imana akakira uyu Yesu ukiza amavunja, ukura hariya hantu, ndababara cyane, ndababara cyane, ndababara cyane. Ubu uyu munsi wa none isi yose irankeneye. Ubu njya kubyuka iwanjye, amamodoka yagusa igipangu bakeneye guhura na profeti. Warahoze urwaye imvunja? Narahoze ndwaye ivunja, narahoze ndi umuntu utazwi, umuntu wajugunywe, umuntu watawe, umuntu utazwi. Ubu uyu munsi abaministiri baranzi, abasirikari bakomeye baranzi, isi yose izi Olivier nk'umugabo Imana ikoresha, nk'umugabo Imana ikoresha ibitangaza. Nta hantu habi Imana itagukura, nta n'ahantu heza Imana itakugeza. Abantu nibakizwe, abantu nibave mu byaha, abantu nibizera Imana, nta hantu habi Imana itashobora gukura umuntu.
ese mvuge ngo ni mama mvuge ngo ni amashuri yangejeje aha, mvuge si ngo ni mukuru wanjye wandemeye ubuzima uyu munsi nkaba ameze gutya. Ubu se uriya muntu wanguriye inzu hari igikondo aranzi, nzi n'amavuko ye. Uriya muntu wanguriye imodoka ngendamo, nge ndamuzi, arananza, azi n'amavuko yanjye. Iyo wubashye Imana ukagendera mu murongo w'Imana ukabana n'Imana by'ukuri, Imana irahemba ntiyambura. Yego. Ubu uyu munsi ndi umushumba uyoboye abantu batari munsi y'igihumbi batandukanye, harimo abasirikari bakomeye, harimo abayobozi b'imirenge, harimo abantu batandukanye, inzego zose ndaziyoboye. Baranyubaha nk'umushumba wabo, ntago wamvogera bareba bakumerera nabi. Iyo wubashye Imana irakubahisha, iyo wubashye Imana nta kidakora. Yego. Nta kidakora. Ndagira ngo mbwire umuntu wagiriwe ubuntu akakira Kristo, n'utaramwakira mwakira. Kuba mu gakiza k'Imana nta gihombo, gukurikira Imana nta gihombo, kubaha Imana nta gihombo, harimo ubugingo buhoraho. Kugeza uyu munsi nimba Olivier ngize imyaka 40 ntaritaba RIB, ngewe ngeze mu imyaka sindanareba no mu muryango, sindanagera no kuri polisi ngo ndebe uko batanga ikirego. Urumva? Nahurira hehe na byose. Ubundi yuri mu Mana, yuri muri Kristo, nibyo nyine. Iyo umuntu agenda ahura n'ibigeragezo, hari igihe abantu bakunda kwandika comment, hari uwandika comment akavuga ati se muri Yesu ni amahoro, ni umudendezo, ni ibiki. Niyo duhuriyemo n'ibigeragezo, Imana iraturwanirira, Imana iradutsindira, Imana nta kintu itadukorera. Kuba ngeze iyi myaka nta muntu urandega muri polisi, ntaritaba RIB, nta muntu n'umwe undega ko namuhemukiye, nacyo ndakigira igitangaza gikomeye mu myaka yanjye 40. Ni ubuntu bw'Imana, ni ubuntu bw'Imana bubonekera muri Kristo Yesu. Ahari wenda iyo mba ndi umupagani, iba naribye uyu munsi nkaba ndi mageragere, iba narafashwe nk'umwana w'abandi ku ngufu, uyu munsi wa none nkaba narakatiwe, iba narakubitiye icupa umuntu muri kabare, uyu munsi wa none nkaba narakatiwe. Ariko uyu munsi nta handi hantu mfite shobora kwerekeza ibyiringiro, nta n'ahandi hantu nshobora gushora igihe cyanjye atari mu murimo w'Imana no mu gusenga. Ngiye ubuzima bwanjye amasaha 28 kuri 28 mba ndi mu masengesho, mba ndimo gutega amatwi icyo Imana ivugana nanjye, kuko umunsi ku wundi abantu bankurikiye barabizi. Hari abampamagara kuri video call bagasanga nibereye mu ishyamba ndi kwisengera Imana, cyangwa se nibereye mu mazi, nibereye ahantu hatandukanye, nagiye kwishakira amavuta y'Imana. Ngewe kubera uburyo naboneye umunezero mu masengesho, niho nibera, niho nituriye, niho ubuzima bwanjye nabushize. Nkavuga ngo na buri muntu n'undi muntu wese numva namugira inama yo kuva mu bintu harimo byo gushidikanya Imana, byo kumva ko Imana idashoboye, byo kumva ko Imana idakora. Imana irakora, Imana igira neza, nta hantu haba Imana itakura umuntu, nta n'ahandi itamugeza. Uko n'ukuri. Amen. Profere kangushimire ntekereza ko abantu babashe gusobanukirwa imbaraga z'amasengesho, ko tuzakomeza kutubivuge kugira ngo abantu bajye bakomeza bumve, kuko ari iyo ukomeje kubivuga abantu bumva ari bishyashya, bigatuma bagira inyota yo gushaka kubibamo, yo kuba muri ibyo bihe. Murakoze Evode. Reka ngushimire ko yemeye kwitabira ubutumire bwacu.
hari umuntu wenda ubonye ikiganiro akifuza kukuvugisha akavuga ati reka mvugishe umuhanuzi w'Imana, wenda nimero turaza kuyandika, ariko ni byiza ko wanayibabwira. Hari abantu bagiye bampamagara batagize ibyiza wayibabwira. Yego, murakoze Evode. Nimero ni 0788 74 226 17 ibiri kuri WhatsApp. Ndi umunyamasengesho, ubuzima bwanjye bwose ni amasengesho, haba saa sita z'ijoro haba ku manywa, umpamagaye ndakwakira tugasengana Imana. Yesu abahereza umugisha. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimiye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Muri wowe harimo imbaraga, muri wowe harimo ibyiringiro, muri wowe harimo gukomera, muri wowe harimo gusubizwa mu imbaraga, muri wowe harimo kugira neza kwishi. Ndagushimiye ko uri Imana ikora ibirenze cyane ibyo abantu bibwira n'ibyo batekereza, nk'uko imbaraga zawe zikorera mu bwoko bwawe. Umugisha Isezerano TV, uhereze umugisha umuyobozi wayo Evode, umurusheho kumuha amavuta kubwo kuduha, kugira ngo duhagarare kuri televiziyo, kugira ngo tubwire isi ku mbaraga z'amasengesho. Umuha umugisha. Ndagushimiye umuntu wese wari udukurikiye, wari uboshwe abohoke, wari ufite intambara n'ibigeragezo ahure n'imbaraga zibohora. Umuntu wese wari warabuze ibyiringiro, umuhe ibyiringiro, umuhe ubuzima bushingiye ku gakiza k'Imana. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Shalom, shalom.